narishimye naranezerewe kuba mfite umwana nk'uyu nguyu. Gusa ariko icyantunguye nuko ntari nakabonye umwana muto yahanura. Nuvuga ngo nibo bwa mbere babona umwana muto hanura. Nabonaga abagabo nkabona abagore ariko ntago nari nakabonye umwana mutoya. Nabuze se Mana mperuka irageze. Mpita niyeza no umva dasanzwe. Kuki wahise utekereza ko imperuka yabigeze? Nyine nabonaga Imana ikoze ikintu kidasanzwe gukoresha umwana. Nta kintu cyiza nko gukizwa kibaho ku isi. Kuko ibintu byose bibaho iyo ukijijwe, ibintu byose uyoborwa na Mwuka Wera. Uyu munsi njya kukubwira ko hari Imana ije kukugirira neza. Uyu munsi njya kukubwira ko hari Imana ije gukora igitangaza. Hari ibintu byinshi byari byarizamuye ku buzima bwawe, ariko hari icyo Imana igiye gukora. Njya kukubwira uyu munsi ijambo rikubwira ngo humura, tuza umutima. Uyu munsi Imana iri buhananura ibiciro by'ibikuvuga. Uyu munsi Imana iri buhananura ibiciro. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba ugarutse ku Isezerano TV kureba ibyo twaguteguriye. Ndagushimiye kuba warahisemo kandi Isezerano TV. Turagukunda aho waba uri hose, haba hano mu Rwanda, mu Burundi, cyangwa se abari hanze y'ibyo bihugu byombi. Ubwo ndavuga bari muri diaspora. Nukuri tutabafite ntacyo twaba dukora, kuko ni mwebwe mutuma twongera kugaruka kuri kamera dushaka tubategura ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe na Robert. Robert, hari hashize iminsi amakuru yawe? Iminsi myinshi. Tumaze igihe tutabonana, ariko muri Yesu biremera. Yego. Ndabanje kwihanganisha abarwayi, ababuze ababo bose bihangane, bari mu bitaro baruhijwe n'ubuzima, kuko muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, ariko byose na Yesu bizacamo. Murakoze kandi tumeze neza, turaho n'ibisanzwe n'ishyaka Robert nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndabona ari kumwe na mama. Mfite morale iteye ubwoba. Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko mugarutse. Rero tukaba turi mu isura nshya, mu ishusho nshya. Ishusho nshya ubwo ni iyihe? Mama sobanura iki kuri wowe? Ikintu gikomeye ko umubyeyi buriya aba ari ikintu gikomeye kuri buri muntu wese, kuko buri muntu wese buriya aba afite umuntu runaka w'agaciro. Buriya n'ibyihebe iyo bibuze umuntu wabyo, cyangwa se nyina wabyo, cyangwa se umwana wabo, barahangayika bakarira. Rero umubyeyi ni ikintu gikomeye, buri muntu wese umufite kugira ngo Yesu ni umwami. Nukuri. Reka twakire mama ku Isezerano TV. Twishimiye kubana nawe mama. Yego, nanjye ndishimye cyane. Ndumva ariko niba ari ubwitonzi, menya muri iyi nzu hamo ubwitonzi bwinshi. Reka abadukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya amazina. Njye banyita Ingabire Cecile, aba ndi mama Robert. Ingabire Cecile. Mama Robert, kugira umwana nka Robert kuri wowe bisobanura iki? Mba nta kuntu nabikubwira ngo ubyumve. Mba ni ibintu bihambaye cyane. Narishimye naranezerewe kuba mfite umwana nk'uyu nguyu. Cyane byarantunguye cyane. Ndavuga se Mana kuki? Ntago navuga ngo mu babyeyi bose bo mu Rwanda, ko ningo z'abandi ntago nzizi, ngenzi ibyanjye gusa. Ariko naravuze se Mana kuki wampisemo ukavuga ngo mbyare umuhanuzi? Ni by'igiciro bikomeye. Abantu benshi barabyara, ugasanga umwe ararira ko umwana yabaye ikirara, ugasanga undi ati umwana yabaye mayibo bari ku muhanda. Ariko njyewe byarantunguye, ndishima. Ndavuga ni kabisa Imana nkoreye ikintu gikomeye cyane. Ni by'igiciro cyane. Iyo mbona abantu benshi bashaka ngo basengere kandi akiri umwana muto ari hasi yabo, numva nishimye cyane. Bwa mbere iyi mpano y'umubonaho ari ryari wabyakiriye gute? Cyangwa se wahise ubyakira? Njye nahise mbyakira kuko nzi ko iyo Imana itoranya uko ishatse. Yego. Kandi nzi ko Imana itarebera ku myaka, apfa kuba gusa yakwishimiye. Rero nkibibona, kubera ko n'ubundi najyaga mu nsengero buzura Mwuka Wera, nzu uburyo bahanura n'ibiki, ndavuga ntoke ubwo nubwo nyine Imana iduhisemo.
gusa ariko icyantunguye ni uko ntari nakabonye umwana muto yahanura. Nuvuga ngo nibo bwa mbere babona umwana muto ahanura. Nabonaga abagabo nkabona abagore ariko ntabwo nari nakabonye umwana mutoya. Navuze se Mana imperuka irageze, mpita niyeza umva utwaha twose ndiyeza ndavuga ni imperuka igeze iwanjye. Ni Mana niba hari icyaha cyose nakoze ni ukumbabarira kuko ndabona ibintu bikaze. Numvaga bidasanzwe. Kuki wahise utekereza ko imperuka yabigeze? Nyine nabonaga Imana ikoze ikintu kidasanzwe, gukoresha umwana. Nicyo n'impamvu nahise numva nyine bintunguye. Akomeza ndavuga nti ku Mana nta gitunguranye ko byose bibishoboye. Bibishoboye. Yego. Iyo abantu barimo bamuhamagara ngo abasengere ntago bibabangamira? Ntago bitubangamira kuko Imana ijya kubikora yari izi impamvu, yari izi ko tugomba gufasha bagenzi bacu. Rero iyo utangiye kuvuga ngo iki ngiki kirakubangamiye ukijujuta, ntabwo Imana ibikunda, utangiye kwishyira hejuru. Ugomba guca bugufi kuko nawe uba waraboneye ubuntu, nawe ugafasha abandi. Rero mva ntago tubyinubira, gusa icyo mbanza kwiseguraho, hari abantu baduhamagara kubera ubwinshi bw'abantu, abo hanze abahehe baba bashaka ko babafasha, wenda bagasanga uyu mwana hari abantu arimo gufasha. Mbanje kubisegura, ariko ubundi cyo gusengera abantu ntago tukinubira pe. Ese hano mu rugo ajya bahanurira mwebwe? Se koko ntago nta mugani uziba cyangwa ujya guhisha ihera, ijya kurisha ihera munsi y'urugo. Umva araduhanurira se gusa bigasohora? Yego ko yewe nuko ntabivugira kuri kamera, ariko ni byinshi cyane yagiye aduhanurira kandi bigasohora. Niyo mpamvu natwe twahise tuvuga ngo tuzajya tumufasha n'abakeneye gukora ibiganiro nk'ibyo bikore, kuko twabonye ko ibyo akora ari Imana imukoresha. Yego. Uretse ibi byo kumufasha kuba yakora ibiganiro, mumufasha gute kugira ngo abashe gukuza impano ye? Urumva aracyari umwana, mbega uburyo bwo kumwitaho mu buryo bwo mu mwuka. Urakoze cyane. Mu buryo rero bwo kumufasha, Imana twagize nuko Imana yamuhaye impano, natwe dukunda ibintu byo gusenga. Yego. Nge rero nkanjye nk'umubyeyi w'umumama ikintu umufasha, wenda bari mu bintu by'akazi ntago cyane, yego turasengana nka nijoro, ariko ubundi abari mu bintu by'akazi. Nkanjye rero ndamufasha, nkamubwira ntifata amasengesho. N'urugero nimba ugiye gusengera wenda nk'abantu barwaye, nkamubwira ntukajye ujya gusengera umuntu utabanje gusenga, agafata nk'amasengesho akiyiriza agasenga, ubundi akagenda agasengera umuntu. Mujya mukora amasengesho y'umuryango muri rusange? Turayakora pe, turayakora. Nawe rimwe na rimwe yafata kubera ubona nubwo ari umuhanuzi ariko n'umwana, nanjye nkamubwira ntoke umunsi nimba wayafashe ndagufasha gutyo, cyane nanjye nayafata nkubwira uramfasha. Ubona icyiza kiri mu kuba mwakorera amasengesho y'umuryango ari iki? Icyiza rero ubundi buriya iyo mushyize hamwe, na Mwuka Wera aramanuka agasanga, aruruka agasanga mushyize hamwe, agasanga umutima n'umwe. Kuvuga ngo iyo muri umuryango muba muri umuntu umwe, nta bintu byero by'amacakubiri byo kuvuga ngo barasenga ukwabo, yadusengera hamwe nk'umuryango. Ubona kuba mu muryango ukijijwe no kuba mu muryango udakijijwe, mubona bitandukaniye he, cyangwa se inyungu yo kuba mu muryango ukijijwe ari iyi? Icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi bibaye byiza cyane, ngira ngo abaye ndi nk'Imana nakumva abantu bose ku isi bakizwa. Kubera iki? Nta kintu cyiza nko gukizwa kibaho ku isi, kuko ibintu byose bibaho iyo ukijijwe. Ibintu byose uyoborwa na Mwuka Wera, ibyo by'intonganya. Byari n'igihe cyo kumva ngo kumva wenda ngo ntukabaho utazi ngo abantu baratongana ngo ibiki. Ibyo byose biba mu ngo zidakijijwe. Ariko iteka iyo wubakiye ku urugo rwubakiye ku gukizwa, n'urugero nk'uyu afite barumunabi
ariko usanga nka karumuna k'imyaka 2 ugasanga arajambye ngo mango dusenge, ugasanga rimwe na rimwe nubwo wenda Imana yavuze wenda ko nawe azaba umukozi w'Imana, ariko ugasanga nawe arigana mukuru we, arakubwira ngo wenda ugasanga arahanura by'uwo bwana, ariko ukabona nawe arimo arigana ibintu muba mukora. Niba urugo rukora ibintu bitari byiza, n'abana nibyo bintu bagenderamo. Uyu mwana nubwo nawe yatangiye ibintu byo gusenga, ariko yasanze natwe dusenga. Najya gusenga nkamubwira ntitugende gusenga, nkamukarabya tugende ku cyumweru, nkamubwira ntitunganye tugende. Akagenda bikuriramo, akumva ko gusenga ari ibintu byiza. Rero iteka umusingi fondasiyo uhaye umwana niyakuriramo. Akura agasanga muri abasinzi, azumva ko nta kintu cyiza kibaho nko gusinda. Nakura agasanga musenga, azumva ko nta kintu cyiza kibaho nko gusenga. Twebwe rero hano dukunda gusenga, turi umuryango usenga. Umwe iyo yabona mugiye gusinzira mutararisenga, araza kubwira ati matse ko mwibagiye gusenga, tugasenga. Ariko ibintu byiza bibaho mu gukizwa. Mbere yuko tukurekura niki kigushimisha mu buzima? Ikintu kinshimisha kibaho nukuntu mba mbona tubanye neza n'umuryango wanjye, nukuntu mbona umwana wanjye arimo agenda atera imbere mu buryo bw'umwuka, kandi nta mupasiteri runaka wabigizemo uruhare, nta torero runaka ryabigizemo uruhare, ahubwo ari Imana yonyine irimo kugenda imuha mwuka wera, imukomeza. Kandi mba numva nishimye nk'iyasengeye umuntu, numva arampamagaye ngo mama, ngo umwana wawe yaransengeye, mfite ikibazo kiniki mpita numva nishimye, navuga nkapfukama undi Imana wawe icyubahiro. Numva biranshimishije cyane. Icyo nicyo cyanshimishije kuba Imana yarantoranyije. Kugira umuryango kuri wowe bisobanuye iki? Kugira umuryango kuri njyewe ni ikintu cyiza cyane, kuko buriya Imana yishimira umuryango. Imana ikunda umuryango. Uzarebe ushobora kubaho nta muryango ufite, ukabona ubuzima burahagaze, ariko iyo umaze kubyara Imana iravuga ati okay, nubwo waba ukiranirwa kungana iki, itanga umugisha bitewe n'abana. Buriya rero kugira umuryango ni ibintu byiza cyane, kuko iyo tuba tutarabaye umuryango nibi ntago byakabaye bibaho. Ariko Imana ireka avuga iti reka mpe umugisha aba babyeyi kugira ngo aba bana babyaye babeho neza. Ariko ntago Imana buriya yita ku muryango cyane. Yego. Reka ngushimire ko yemeye kuganira natwe, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu na Robert. Ariko Robert, mbere yuko tugenda ndifuza ko ari ikijambo wabwira mama kuri kamera, aho dukurikiye babyumva. Niriye jambo ufite kumubwira? Ni ukumubwira ko mukunda, kandi ko mushimira akamfasha mu buryo bwo gukuza impano yanjye, ndetse no mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Nibyo ngibyo. Murakoze. Reka dushimire mama ko yemeye kwitabira ikiganiro cyacu, kandi dushimire n'abandi badukuriye ku Isezerano TV ko bamuteze amatwi. Mwabyumvishe yabiseguyeho ko hari igihe mu muhamagara telefone zikaba nyinshi, ariko si uko abayanze kubitaba, ahubwo nuko abarigize ari cyo ryo kongeraho, ahubwo bahamagare. Turashaka ko bahamagara ari benshi kuruta uko bahamagara. Ukaba mbona views zingana kuri 100 ariko zose zihamagara. Bose urashaka ko bahamagara? Bose bahamagara. Robert, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi nabateguriye ijambo ryiza, nabateguriye ijambo ry'Imana ryongera kubwira abantu ko hari ubutabazi, ryongera kubwira abantu ko hari ihumure, ryongera kubwira abantu ko hari imbaraga z'Imana zibasha gukora, ryongera kubwira abantu ko hari imbaraga z'Imana ishoboye byose basha gutabara abantu. Ariko mwirinde abantu baca abandi intege. Kubaca iyo ntege mu buhe buryo? Hari abantu baca abandi intege bakajya nko gusengana umuntu Imana ikamubwira ati Imana iguhaye inzu, ati n'ukuntu nkuzi, ati n'ahantu utuye, ati n'ukuntu utazwi, ati si iyo nzu zaturuka, ati byararangiye,
ahubwo bari abatekamutwe. Hari abantu bashinzwe guca abandi intege, ariko hari n'abandi bantu bashinzwe gukomeza abandi. aho uri mu bahe? Ndi mu bakomeza abandi. uje kubakomeza uyu munsi? Nje kubakomeza imitima yabo. aha Robert, reka tuguhe umwanya noneho winjire mu ijambo. Haleluya. Uko bisanzwe rero murabizi ko mba mfite morali, ariko uyu munsi morali mfite iratandukanye. Uyu munsi mfite morali yuko hari irindi jambo Imana ngiye kuma. Mbere natanze ubutumwa mbere butari ubwo kwishimira cyane, ahanini butari ubwo kujyana ngo baseke, ariko ubu njyana ubutumwa bw'abantu bagiye guseka. Reka rero tube twajya mu ijambo. Elisa hanura yuko bagiye gukira. Ni muri Abami ba kabiri ibice 7 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Haleluya. Amin. Imana yo mwijuru rebedeza iri jambo rimaye ngo ndibabwire. Imana yo mwijuru ikambwira ngo umutwe w'amagambo turasomyana tukavuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Haleluya. Uyu munsi nje kukubwira ko hari Imana izanye butabara. Uyu munsi nje kukubwira ko hari Imana ije gukora. Uyu munsi nje kukubwira ko hari Imana ije kukugirira neza. Uyu munsi nje kukubwira ko hari Imana ije gukora igitangaza. Uyu munsi nje kukubwira ko hari igitangaza Imana izanye kandi cyihuse. Uyu munsi nje kukubwira ko nubwo ubu ngubu uri kuri rugiye guseka. Uyu munsi nje kukubwira ko reba yasika te pone desire kire minisance shine control the time. Nje kukubwira ko Imana izanye ingororano. Ndakukubwira ko Imana wasenze ije kukugirira neza. Ndakukubwira ko Imana wasenze ije kugutabara. Ndakukubwira ko Imana wasenze itaje guceceka, ahubwo Imana wasenze igiye kuza kuvuga. Haleluya, haleluya. Imana igaragaza ububasha bwayo ku buzima bwawe. Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Elisa ngahanura yuko bagiye gukira. Oya, Robert hanura ko mugiye gukira. Robert hanura runaka jyanura ko bagiye gukira. Imana yamwizanyije gukira. Imana izamwizanye gukira ku buzima bwanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru ikomeze kutugirira neza. Amin. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Ngo Elisa aravuga ati, ni mwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuga ngo ejo nk'iki gihe. Haleluya. Ejo nk'iki gihe se jabundi se mu kwa 10. Ejo nk'iki gihe Imana izakora igitangaza. Ejo nk'iki gihe Imana izigaragaza. Ejo nk'iki gihe Imana izakora igitangaza. Ejo nk'iki gihe amatwi y'abantu azacira ingereri. Ejo nk'iki gihe hari abantu benshi cyane bazatungurwa n'imbaraga zima. Ejo nk'iki gihe Imana izakingura inzugi. Ejo nk'iki gihe haleluya, haleluya. Ejo nk'iki gihe Imana izagaragaza gukora kwayo. Ejo nk'iki gihe Imana izagaragaza ububasha bwayo. Imana ejo nk'iki gihe izasubiza gusenga kwawe. Kadukomeza. Ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Haleluya. Hari ibintu byinshi byari byaruruje ibiciro ku buzima bwawe, ariko bigiye kugabanya ibiciro. Hari ibintu byinshi byari byarizamuye ku buzima bwawe, ariko hari icyo Imana igiye gukora. Njya kukubwira uyu munsi ijambo rikubwira ngo humura, tuza umutima. Uyu munsi Imana iraza gukora igitanga. Uyu munsi Imana ibuhananura ibiciro by'abakwanga. Uyu munsi Imana ibuhananura ibiciro by'ibikuvuga. Uyu munsi Imana ibuhananura ibiciro by'abagutunga urutoki. Uyu munsi Imana ibuhananura ibiciro. Kadukomeze. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, bese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Nababwiye ngo hari abantu bashinga guca abandi intege. Nababwiye ngo hari abantu benshi babereyeho gucisha bugufa imbaraga z'ubuhanuzi. Hari abantu benshi bavuga ngo byaba gute runaka izina rye runaka muri karitsiye muri iki gihugu ntazwi, ariko ngo bizagenda bite, ngo azasubizwa ngo ubutabazi ngo ntibishoboka. Abantu benshi musengana, abantu benshi mugendana, abavandimwe bawe benshi bakubwira ngo iyo Mana usenga irabeshya. Barakubwira ngo iyo Mana ukorera ni fake.
bakubwira amagambo menshi, ariko hari ijambo riruta ayandi magambo, ariko hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zishobora kunyuranya n'amagambo yabo ngabo. Hari amagambo menshi, amajyaruguru hari amagambo, amajyepfo hari amagambo, iburasirazuba hari amagambo, iburengerazuba hari amagambo, impande enye zose z'igihugu hari amagambo, ariko hari Imana ibasha gucecekesha amagambo. Kadukomeze. Bene ibyo byabaho, aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Haleluya. Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Babwirwa ubuhanuzi ntibabwizere, bakavuga ngo bariya banabateka mutwe, bakavuga ngo bariya wapi ni izina. Oya, hari ibyo Imana ije kuza gutuma muzabirebesha amaso, bamwe mutizera imbaraga z'Imana nimubiryeho. Imbaraga z'Imana zishobora gukuraho inzara burundu, imbaraga z'Imana zishobora kwambika amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibyo HCR itakora Imana yabikora. Imana itugirire neza rero, kandi ndakugira ngo nkubwire ngo ntiwite ku matwi ibikubwira ibyo ngibyo, ahubwo rushaho gusenga, kubaha Imana no gukorera Imana kugira ngo Imana ibane nawe kandi Imana ikugirire neza. Amen, amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igira neza, uri Imana ikora. Muri kano kanya nguhaye icyubahiro, muri kano kanya ndaguhimbaje, muri kano kanya ngwino ugira icyo ukora, muri kano kanya ngwino witamurure, muri kano kanya ngwino wigaragaze, muri kano kanya ngwino ukuraho inzira z'abadayimoni, muri kano kanya ngwino ugira ibyo usenya, muri kano kanya ngwino ugira ibyo uhirika, kuraho abadayimoni, kuraho imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye bakire, abarembye bakire, nyiringa Imana buri wese abashe kubona imbaraga zawe, nyiringa Imana buri wese abashe gutabarwa nawe Yesu. Buri wese iri jambo rigira icyo rifasha buri wese mu izina rya Yesu, ryamara imitima y'abenshi babwirwa amagambo ko bitazasohora. Uyu munsi mwamuje kwerekana imbaraga zawe no gukora kwe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Robe, urakoze cyane. Kuki wahisemo kuzana ubutumwa bw'ihumure? Wari watangiye neza uvuga uti ubutumwa nari natanze ubushize bwari ubutumwa bukakaye. Bwari ubutumwa bukakaye. Ariko uyu munsi ubutumwa yanzanye ni ubutumwa bw'ibubagira ngo bw'ihumure. Ntabwo nzi kuririmba ngo nutinye muvandimwe, ntukangwe n'igicuku cya nyuma, nk'uko yabika itabika, humura gucya aho buzacya. Haleluya. Mbega gucya buzacya. Gucya buzacya. Kuki uyu munsi watuzaniye ubutumwa bw'ihumure? Uyu munsi nabazaniye ubutumwa bw'ihumure, ariko ntabwo ari ubutumwa bwanjye, ni ubutumwa bw'Imana. Turaje tubwumva agatsiki karapfundikiye. Iyo urimo ubwiriza uba wumva bimeze bite? Se ubumva biva hehe? Mba numva biva ku Mana, bimanuka nk'imvura y'amacumu. Hari indirimbo ya Vestine na Dorcas nkunda yitwa Adonai. Iyo ndirimbo ndayikunda, ibitonyanga by'imvura y'amacumu. Ariko ntabwo nyizi neza, ariko ibitonyanga by'imvura y'amacumu, ibyo ngibyo ku buzima bwanjye nibyo mba numva bimanukaho. Ibitonyanga by'imvura y'amacumu by'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana numva rimanukaho nk'imvura, imbaraga z'Imana numva zizaho nk'umuriro. Haleluya. Ubuhanuzi mba numva bumanuka. Laya sika do pere de taille, ribinizaya sinse kire mini shine mora dota, rabana desaya kire mini shine mora control hide pe. Mba numva ari imbaraga z'Imana. Haleluya. Amina, amina. Mbega ibigusohokamo biba bituvuye ku Mana, ni kuba wiyumvamo. Ni Imana ibizana. Ngenda byumva ko bivuye ku Mana. Ni imbaraga z'Imana, nubishidikanyaho wese amenye ko ari imbaraga z'Imana. Ujya wicara se ukabitegura uti ngiye kubwiriza ariko ndibuze kuvuga ibi ngibi? Oya. Sinjya kukubeshya. Twahanye gahunda nta kintu na kimwe nateguye. Twahanye gahunda gusa nge niyumvamo ko ndi bubwirize kandi hari icyo Imana yambwiye. Icyo wera nari nshingiyeho ariko namukanya ngiye kukibagirwa, ariko ntago nyajya nibagirwa ubuhanuzi bw'Imana yambwira ngo ibuka ikikuzanye. Bivuga ngo wewe mu gihe ukikwitekereza ibyawe, Imana yakwibukije ko hari ibyo ugomba kubwira abantu bayo. Buri gihe mwaganiraga na mama, nari ndimo gupanga ijambo ndi bubwirize, ndibaza aho ndi buri kure,
niho naje kubona nabona ririya jambo ryo mu bami ba kabiri ibice 7 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2 nawe utarahasoma uze kuba wabasha kuhasoma. Oba reka tugushimire ko wemeye ku bintumwa y'Imana rero. Yego. Reka tugushimire kandi kubw'umwanya wawe. Ubwo abadukurikiye baraza kumva ubutumwa bukomeye kandi bwiza. Kumana. Aha, uwashaka kuvugisha mu gikari yakubona gute? 078 6 6 2 4 8 cyangwa se indi iyo ngiba kuri WhatsApp iya papa ariko nayo wayihamagara 078 8 7 0 13 ariko ntekereza ko kenshi ukunze kuba uri kumwe na mama niyo yego iriya ya mbere niyo bahamagara kuko niyo ibiri online niyo ibiboneka buri saha yose kuri WhatsApp ibiyiho abo hanze bayitubona bo mu Rwanda bayitubonaho umva hari hose.